Mu gihe ubuzima ari ishingiro y'iterambere ry'igihugu, impinduka mu misanzu y'ubwisungane mu kwivuza yongeye kuba ingingo iri kuganirwaho kuri iyi mihanda, haba Kigali haba mu cyaro. Umuturage wese ari kubiganiraho. Ese rizamuka ni iki risobanuye ku muturage usanzwe? Ese ni igisubizo ku bibazo byari bihari cyangwa n'umutwaro mushya ku muryango nyarwanda? Ku itariki 16 Gashyantare 2026 hasohotse iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho ingano n'uburyo bwo gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Iri teka rizanye impinduka mu mafaranga atangwa buri mwaka hashingiwe ku byiciro by'imibereho. Gahunda ya mituweli de sante ikomeje kuba imwe mu ngingo za mwamba z'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda. Impinduka nshya ziteganya ibi bikurikira: abari mu cyiciro cya mbere bazajya bishyura 4 ariko yishyurwe na Leta, abari mu cyiciro cya kabiri bishyure 3 ariko Leta ibashyireho 1000 buri mwaka ku muntu umwe, abari mu cyiciro cya gatatu bishyure 5 kuri buri muntu ku mwaka, abari mu cyiciro cya kane bishyura 8,000 kuri buri muntu ku mwaka, abari mu cyiciro cya gatanu bishyura 20,000 kuri buri muntu ku mwaka. Ni ukuvuga ko amafaranga menshi azajya atangwa ari 20,000 ku muntu ku mwaka ku bari ku rwego rwa gatanu. Mu mwaka ushize urwego rw'ubuzima rwagiye ruhura n'izamuka ry'ibiciro by'imiti, ibikoresho by'ubuvuzi n'ikoranabuhanga rigezweho. Hari kandi n'inyongera mu mibare w'abagana ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro. Abasesenguzi mu by'ubuvuzi bagaragaza ko kongera imisanzu bishobora kuba bigamije kongera ubushobozi bwa gahunda ya mituweli kugira ngo ikomeze kwigira ndetse no kwishyura serivisi ku gihe, kuzamura ireme rya serivisi zitangwa mu mavuriro ndetse no mu bitaro, kugabanya icyuho cyaterwaga n'amafaranga atarahagije mu bwisungane. Izi mpinduka zifite ishusho itandukanye bitewe n'aho umuntu ari cyangwa se n'icyiciro arimo. Urugero, umuryango w'abantu 5 ku rwego rwa gatanu cyangwa se abari mu cyiciro cya gatanu bazajya bishyura 100,000 ku mwaka. Uwo mu rwego rwa 4 cyangwa se abari mu cyiciro cya 4 bazajya bishyura 4,000 ku mwaka. Ku miryango ifite abana benshi cyangwa idafite ubushobozi buhagije, amafaranga ashobora kugaragara nk'inyongera mu mitwaro isanzwe ihari. Ariko ku rundi ruhande, niba serivisi zinozwa, bashobora kubona inyungu irambye ku buzima bwabo. Impinduka mu misanzu ya mituweli ziri mu murongo wo gushaka ko gahunda ikomeza kuramba no gutanga serivisi zinoze, ariko intsinzi yayo izashingira ku bintu bibiri by'ingenzi. Ese abaturage bazasobanukirwa neza impamvu izi mpinduka zabaye? Ese serivisi z'ubuzima zizagaragaza koko niba harabayeho kunoza imikorere? Iyo amafaranga yiyongereye atajyanye n'izamuka ry'ireme rya serivisi bishobora guteza impaka, ariko iyo ajyanye n'iterambere rifatika mu buvuzi bishobora gufatwa nk'ishoramari rishingiye ku mibereho myiza. Ubwisungane mu kwivuza si gahunda isanzwe, ni igikoresho cy'ingenzi mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage no kurinda imiryango kugwa mu bukene bitewe n'indwara zigiye zitandukanye zigenda zifata umuntu. Izi mpinduka zizatanga umusaruro nyawo ari uko zizajyana no kunoza serivisi, korohereza abaturage mu kwishyura no gukomeza kurengera abatishoboye. Wowe bitekerezaho iki? Ese irizamuka n'intambwe ikwiye guteza imbere ubuzima bw'abanyarwanda? Tanga igitekerezo cyawe dusangiza uko bibona, kandi niba ukunda inkuru ziba zisesenguye zimbitse, amakuru agezweho, komeza ukurikire. Kandi niba ukunda inkuru ziba zisesenguye zimbitse, amakuru abagezweho, komeza ukurikirane ndetse uniyandikishe ku Itohoza TV kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru abasesenguye kandi kinyamwuga. Ndaje mbabwira andi makuru. Bienvenue kwizera niko nitwa Itohoza TV.